Reka ntangire mbasuhuza nshuti bakunzi b'ikiganiro The Story Time. Aya ni ya masaha tugenda tukugezaho ikiganiro The Story Time, aho mugikurikira kuri channel yanyu nk'uko bisanzwe official ndetse na channel ya Diespa TV. So rero nk'uko mumaze kwimenyera mu kiganiro cyacu tubana tukubwira ibintu bigiye bitandukanye, harimo se inkuru zibabaje, izishimishije ndetse n'ibindi bintu byose nakubwira ngo ntuze gucikwa. Aho uyu munsi rero ngiye kukubwira ku bibi ibyo guhemuka. Ahangaha ni cya gihe umutima wawe uhora ugucira urubanza bitewe n'ikintu wakoze cyangwa se wigeze gukoraho kitashimishije uwo wagikoreye, nyamara ntudasubire n'inyuma ngo umusabe imbabazi, ahubwo ukishira hejuru ugashaka kumwereka ko ibyo ukoze ubizi kandi ntutekereze ku bubabare we yabihuriyemo nabyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora kukubaho cyangwa se bishobora kukubuza amahoro mu gihe hari uwo wigeze kuba wahemukiraho, nakubwira ngo ntucikwe. So ariko mbere yuko nkomeza ikiganiro, reka mbanze nkubwire ngo wajya kuri YouTube ugashyiramo Diespa, ubundi ugakora subscribe, ugashyiraho like, ugakora share ndetse ugashyiraho na comment, ukatubwira nimba se ibintu twakugejejeho wabikunze cyangwa se nimba utabikunze. Ikiganiro The Story Time ni ikiganiro utegurirwa ukagezwaho nanjye Diespa cyangwa Despacito. Channel ugikurikiraho ni kuri Diespa TV. Natinze rero reka ntangire uku nguku. Reka ntangire mbabwiraho amagambo gatoya, nyuma nibwo turaza kugera kuri ibyo bintu 10 bishobora kukubuza amahoro mu gihe hari uwo wigeze guhemukira. Buriya rero mu buzima ushobora kwishimya, ukaryoshya, ugaseka imbere y'abantu bose bakabona ko uri inyangamugayo, ariko ntabwo ushobora gucika buriya ikosa cyangwa se ahantu wigeze gukora nabi bihora bigaruka mu mutima. You can never escape the heart of the one you betrayed. Inabi y'urukundo ruvunzwe n'uburiganya ihora ibabaza umutima w'uwakunze by'ukuri. Even if you try to move on, the guilt will always follow you everywhere you go. Kabone niyo waba wicuza, Imana ishobora kukubabarira, ariko ikubabarira mu gihe wegereye wa muntu wasabye imbabazi ukamubwira ngo mbabarira, kandi ukabimubwira ubanje guca bugufi. Aho niho ubasha kubabarirwa, kuko aho ngaho yamarira warijije umuntu byibura aragabanuka, akaruhura ku mutima, akavuga ati wa muntu ateye intambwe, abashije noneho kunyereka ko mfite agaciro imbere y'uwo. Because wealth, fame and friends can erase the pain of the betrayer. Ubutunzi, inshuti, icyubahiro byose bishobora kuba byinshi, ariko ntibishobora gusiba amarira wasize inyuma. Ntibishobora gusubira inyuma ngo bisetse abo wasize ubabaje. Amarira warijije abantu ntashobora guhanagurwa n'ubutunzi, ntashobora guhanagurwa n'uko wavuze ngo ubahaye amafaranga, no wabatuje mu nzu nziza, oya. Amarira warijije abantu asibwa n'uko wegera ukababwira ngo mbabarira. Muri make ijambo forgive me cyangwa se mbabarira niryo jambo ryonyine rishobora gukemura ibibazo wasize uteje mu gihe kitari gikwiye. Buriya ubutunzi, inshuti, icyubahiro bishobora nyine gutuma hari aho ugera, ariko umutima wawe uhora ukurya bitewe n'ibyo uba warakoze.
Your heart will never find peace until you say the words forgive me. Umutima wawe uzahora mu mpagarara kugeza wemeye kwegera uwo wahemukiye ukamubwira uti no, mbabarira, please mbabarira. Remember, you may smile, but the heart you broke will never be the same again. Ushobora guseka aho ujya hose ukishima, ariko umutima wakomerekeje ntabwo uzigera wongera guterana nk'uko wari umeze. Mbese uko utafata itasi ngo uyimenye wongere uyiterane neza, niko n'umutima wakomerekeje udashobora kongera kumera nk'uko wari umeze mu gihe utakoresheje ijambo ngo mbabarira. Guhemuka ni umutwaro, aho ugenda hose umutima wawe urawukwikoreza, mbese ntujye ugusiga, ntujye uguha agahenge. Ikintu kikuba ku mutima muragendana, ntabwo ushobora kuvuga ngo ubu ntizi indege ngiye USA, reka ibyo nahemutse mbisige. Murajyana aho ugiye hose, umutima ushobora ukurya. And betrayal doesn't last a day, it stay with you for lifetime. Ubugambanyi wakoreye abantu ntabwo bushobora gusigara inyuma, buragukurikirana aho ujya hose. Mbese ubuzima bwawe bwose muragendana ubu bufite ku mutima. Dore rero ibintu 10 bishobora gutuma wumva udatekanye, cyangwa se bituma wumva yuko hari ikibi wakoze. Icya mbere, ushobora guseka ukishima ukagira gute, but the heart you broke will never be the same again. Iki nari nakikubwiye yuko ushobora kuba mwiza imbere y'abantu ukagira gute, ariko umutima wawe ubabaje ntabwo ushobora kongera kumera nk'uko wari umeze mbere utarawubabaza. Guhemuka ni umutwaro ukomeye cyane. No matter where you go, your heart will always carry it. Nibyo navugaga ruguru nabisobanuye, ahandi kugenda no mbivuga mu ncamake. Bavuga ngo guhemuka ni umutwaro, no matter where you go, your heart will always carry it. Guhemuka ni umutwaro uzikorera aho ugiye hose, umutima wawe uzabitwara. Imbabazi z'Imana ziza nyuma yo kugenda ugasaba imbabazi uwo wakoshereje. So after you ask forgiveness from the one who hurts, nibwo Imana ivuga ngo ndavivuye, urababariwe. Naho mu gihe wababaje umuntu ukavuga reka njye gusenga, ntabwo bishobora gukunda. Nshuti yanjye ndakubujije, nimba uzi ko wahemukiye umuntu, egera uwo wahemukiye umubwire ngo mbabarira, njye wakoze iki ngiki. Then numara kukubabarira, ugenda imbere y'Imana ukamuvuga ati Mana, ndarangije ndamubwira mbabarira, arambabariye, nawe mbabarira. Niba n'uwo wasabye imbabazi ataziguhaye, ushobora gutuza ukavuga Mana, ntacyo nakoze, ariko nimba wazinyiye mbabarira. Icyo gihe Imana iguha imbabazi. Ubwo nikanengezeho, ushobora guhisha isi yose ikintu wakoze, but you can hide from the guilt inside your heart. Ariko ntushobora guhisha umutima wawe, ntushobora guhisha amarangamutima ari mu mutima wawe. Umutima wawe niwo muntu ushaka kubwiza ukuri. Ntabwo uzabisha umutima wawe ngo runaka ntabwo namubwiye nabi kandi ko wabikoze. Ntabwo bishoboka. So mbere yuko dukomeza n'ikintu cya gatanu, reka mubwire ko kwa Ivetech ari wowe wonyine ushobora gukoresha telefone yawe mu gihe yagize ikibazo, kandi agufitiye ibintu byose ku nyine amaserivisi yose. Buri nyine nabivuga gute, navuga ngo buri telefone yose ifite ikibazo aragikemura, kandi washaka ama application, amanti virus, byose ni ibintu agira ku mamashini, ku ma laptop, byose nyine ubisanga kwa Ivetech. Aragufasha kandi ku giciro gito kiri hasi cyane, kuko Ivetech agira icyo bita discount ku bakiriya biwe, aho abahereza igabanyirizwa ry'ibiciro.
So reka dukomeze ikiganiro gusubiza ku kintu cya gatanu. Guhemuka ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gishobora kukubabaza ubuzima bwawe bwose. Guhemuka doesn't last a day, it hurts you for a lifetime. Ushobora kwishima imbere y'abantu, but remember the hurt you betray still cry before God. Inabi yo guhemuka ntabwo ishira mu mutima w'uwababajwe, even if you are living your best life. Amafaranga, ubutunzi, icyubahiro, none of them erase the pain because the heart can't trust you. Ubu nibyo nahoze mvuga ngo amafaranga, ubutunzi ntabwo ashobora gukuraho igikomere cy'uwo wahemukiye. Guhemuka ni igikomere gikomeye cyane kuko it doesn't only hurt the one you betray, it destroy you too. Ntabwo guhemuka birimbura uwo wahemukiye gusa, ahubwo nawe ubwawe nibyo bikwirangiriza, bikubuza amahoro. Rimwe na rimwe ugasanga ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho, ugasanga nawe uririmbiye, abantu bagutakariza icyizere, nta muntu wakumva, nta kwirimbura kurenze kuba udashobora kuba wagirirwa icyizere n'abantu bakuri hafi. Ushobora kwicuza no gusenga buri munsi, ariko ukuri, forgiveness only begin when you face the one you hurt and say I'm sorry. Ariko burya ukuri ubabarira iyo wagiye imbere y'uwakorewe icyaha kumubwira ngo mbabarira, nibwo ushobora kubona amahoro yo mu mutima gusa. Icya gatandatu, nubwo wakwihisha isi yose, you heart will always remember the one who left you behind with endless guilt of regret. Naho wakwihisha isi yose, ariko buri gihe umutima uhora wibuka ko hari umuntu wasize inkumi yo kure cyane, ubu si wasize uteye ubukomere n'uburibwe bukamije mu mutima. Ibyo ngibyo bizagutera kwicuza ubuzima bwawe bwose. Cya karindwi, guhemuka ni urubanza rutagibwaho impaka, not judged by people but God himself. Uwo wahemukiye ashobora kukwihorera. Hano baravuga ngo uwo wahemukiye ashobora kukwihorera, but the heart will never be the same because once trust is broken it never held the same away. Buriya abantu bose ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari buri muntu wese ukoreye ikosa ngo abikwereke, ngo akwereke ko yababaye. Ntabwo ari buri wese. Hari umuntu ushobora guhemukira, ukamubabaza, ukamukorera ibintu bibi, akakwihorera, atari uko umurusha ubwenge, ubwo ari uko abona ko nta mwanya afite wo kwirirwa bwitaho cyangwa se adashaka kuguhemukira nawe. Icyo gihe rero iyo uhuye n'umuntu umeze gutyo, none udashobora gutobanura akubwira, uwo muntu niwe ukubabaza mu buzima, uhora umwibazaho, uramuhera ukavuga se byaramubabaje byagenze, nyine uhora ufite confusion, urujijo muri wowe utazi neza ngo ari muri mood usaba imbabazi. Ntabwo wasaba imbabazi umuntu utazi ko wababaje. Buriya umuntu wakubwiye nimba nawe ariko umuntu utakubwiye, buriya ujye umutinya, unamwubahe cyane. Nujya guhemuka ujye ubanza wese ibintu ngiye gukora bishobora kumpesha amahoro mu mutima cyane. Kandi buri muntu wahemukiye akakwihorera, ushobora kugenda akitwara nkaho nta cyabaye, ariko burya ikosa adashobora kuba inshuti yanjye, ntabwo ashobora kongera kwizera nk'uko yakwizeraga mbere. Arakureba akavuga ati buriya gazi ndandusha ubwenge, agatuza ku mutima akavuga ati nta cyizere cyane uzongera kubona. Nta muntu ubwigirana nk'umuntu wanze kongera ko kwizera. Ushobora gukinira abantu ku maso, ubwo twageze ku cya 9, but deep down your soul will never find peace until you seek forgiveness. Ushobora gukinira abantu bose ku maso, ukabakinga ibikarito ku maso, bakabona ko uri umuntu mwiza, ariko roho yawe, ubugingo bwawe, ntabwo ushobora kubona amahoro kugeza igihe uzajya gushaka imbabazi kugira ngo wumve ubashije kubohoka. Guhemuka ni umutwaro w'ubuzima ugendana iteka ryose. Igice ni icya cumi. Guhemuka ni umutwaro w'ubuzima ugendana ahantu hose.
the more you try to run for it, the heavy it gets on your heart. Aho uko wagerageza kwiruka kose, aho wagerageza guhungira, guhemuka ni igikomere kizahora kiremereye umutima wawe. Mbese muri make ntabwo uzigera utuza mu gihe hari uwo wahemukiye. So rero nsozanya n'aya magambo, nshobora kukubwira ngo buriya nshuti yanjye nanjye kangira icyo ndenzaho. Guhemukira umuntu wakwizeye ni ikintu kibi cyane. Ushobora kubikora wikinira, ari burage utazi ukuntu ari bifate, ariko burya ndakubwiza ukuri yuko wa muntu wahemukiye ntabwo ashobora kubyibagirwa. Ibintu byose wakora ntushobora kumwibagiza ko uwamuhemukiye yarakwizeye, yaguhaye icyizere cyose akurutisha abandi bantu, urangije uramuhemukira, waramugambanye. Ubundi nibyo bita ubugambanyi cyangwa se betraying, ngo ni ukugambanira umuntu. So nujya guhemuka rero jya ubanza utekereze kabiri, uvuga se ibintu ngiye gukora, umutima muntu ngiye gukiniraho ushobora kumpa amahoro cyangwa se nzabugendana iteka ryose. So nakubwira ngo ukeneye ibindi biganiro nk'ibi ngibi, ukurikira channel ya Destar TV, ubwo ngubwo ukakurikira ikiganiro The Story Time, ubundi ukajya usangaho utuntu n'utundi, niko navuga. So reka nongere mbibutse gukora subscribe, gukora like, gukora share, ariko cyane cyane twongera gushimira buri muntu wese udutega amatwi, buri muntu wese uduha like, uduha share, ushyiraho comment. by'umwihariko reka mbwire buri muntu wese wamaze gukora subscribe mu ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane cyane. Wumve yuko ngushimiye kandi mbivanye ku mutima. Ikiganiro The Story Time nakagaruka kuri channel ya Destar TV, nanjye nk'uko bisanzwe official. Reka mbabwire ngo bye bye, ariko nanone mbanza kubwira umuntu witwa Eric ngira ngo dukanizere ko umeze neza, ndabizi ni umukunzi wa The Story Time cyane cyane. Ubwo reka dusubire utaha, bye, Imana ibarinde. I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it's